Murakoze kandi ubwo mugiye gukurikirana kino kiganiro tugiye gushiraho turashaka tuganire gato ku masiteti y'ibitambo. Ni ibitambo wenda anashaka kwibaza ibitambo gute, ni ukuvuga haramutse habaye intambara y'isi yose kuko umwuka ni mubi cyane kandi bikaba biri kugaragara uko ariho biganisha, ariko Imana iturinde, Imana irinde abantu bose intambara yindi ya gatatu y'isi. Ariko urebye neza ni nkaho ariho biganisha. Turashaka turebe amasiteti agera kuri 10. Amasiteti ni nk'ari byo bitambo bashize, kandi turavuga n'impamvu yatumye ayo masiteti ashyirwaho nk'ibitambo. Ni ukuvuga baramutse barashe, baramutse bateye, habaye intambara y'isi yose cyangwa bateye igihugu cya Amerika, ayo masiteti uko byagenda kose niyo babanziriza. Mbese ni nk'aho twavuga ariyo ingabo ikingira Amerika yose, andi masiteti yose. Ni ukuvuga amasiteti niyo babanza kurasa uko byagenda kose. Ni ukuvuga nta kintu kigaragaza uko ayo masiteti afite amakosa cyangwa bayahisemo kubera amakosa aya n'aya bashobora kuba bafite, oya. Ariko Amerika yahisemo ayo masiteti kuko afite ibikoresho bikomeye cyane, kandi ibyo bikoresho nabyo bituma ayo masiteti ashobora kugira ikibazo gikomeye intambara iramutse ibaye. Ayo masiteti niyo yaraswa, mbese urebye neza niko bimeze gutyo. Bashyizeho ayo masiteti kugira ngo naraswa hanyuma andi masiteti yose ashobora kurokoka. Ni ukuvuga ngo bashyizeho ngo kugira ngo nagira ikibazo andi masiteti yandi ase nkaho arokose. Ibi birumvikana ni ibintu bisa nkaho bidasobanutse, ntago bisobanutse neza, kuko ayo masiteti tugiye kuvuga afite abantu bagera muri za miliyoni na za miliyoni b'abantu batuye aho ngaho, ariko ntago bazi ikibazo ayo masiteti afite. Ntabyo bazi, ntago bazi uko bari aho ngaho ari nk'abantu bari ku ntambara. Mbese ariko urabona iyo abantu bari ku ntambara uri kuri front, uri imbere, ni ukuvuga ni front line, uko babita ni front line. Front line ni ukuvuga ni abantu bari ku murongo wa mbere w'intambara wenda iramutse ibaye. Urumva abo bantu uko byagenda kose bagira ikibazo. Reka tuvuge kuri ayo masiteti 10. Amasiteti 10 ashobora kuraswa bibaye ngombwa ko haba intambara cyangwa ibintu by'intambara biri kugenda bigaragara. Gufata Greenland, gufata Venezuela, ibibazo n'Ubushinwa, ibibazo n'Uburusiya, ibibazo n'ibindi bihugu byose. Ibyo byose nibyo biri gutuma tuvuga ibingibi, kugira ngo abantu bamenye neza uko gahunda zimeze cyangwa uko ayo masiteti ameze. Siteti ya mbere reka tuvuge duhere ku ya 10. Iya 10 niyo bita New Mexico. New Mexico ni igitambo cya Amerika. Niba tuvuze siteti ya New Mexico, nuko niho icyo bita ngo nuclear age niho yatangiriye. Ni ukuvuga niho yatangiye gukora za nuclear bomb, ni ukuvuga za bombe za zindi z'ibisasu bya nuclear, niho byatangiriye aho ngaho. Ni ukuvuga bombe atomike ya mbere, ngira ngo murayizi bombe atomike ya mbere bayigeragereje muri iyo New Mexico, ahantu bita ngo ni Trinity Site. Ni ukuvuga hari aho bita Trinity Site, niho bagerageje bombe atomike ya mbere. Urumva aho ngaho ni ahantu hari strategique cyane, ahantu hakomeye, mbese hari ibintu bikomeye cyane. Hari umujyi bita muri New Mexico bita ngo ni Las Alamos. Las Alamos niho bakora, aho ngaho niho bakora icyo bita trigger. Trigger ni trigger cyangwa trigger ya za bomba atomike. Hanyuma undi mujyi witwa Sandia niho bakora izo za bomba atomike. Urumva aho ngaho New Mexico ku bijyanye n'intambara ni nk'ari umutima wa Amerika, ku buryo umwanzi aramutse ateye igihugu aho yarasa ntago yabura kurasa aha ngaha muri New Mexico, ko niho hari ibitwaro bikomeye cyane.
ikindi handi twavuga h'icyenda ni ahantu bita muri Missouri. Muri Missouri hari abantu benshi batuye muri Missouri, ariko bagomba kubimenya kuko hari amazu amwe n'amwe muri Missouri ari hejuru y'ibisasu, ni ukuvuga y'aho bashize ibisasu. Ni ukuvuga urebye neza Missouri ni ahantu hatuje, ni ahantu hameze neza, hari amazi, ngira ngo muzi icyo bita Mississippi na Missouri ni amazi amwe ari akomeye cyane, manini cyane muri Amerika. Bafite imirima imeze neza, ariko ikibazo munsi mu butaka, munsi y'ubutaka harimo za site cyangwa harimo za misile zaretswe, mbese bazitayemo aho ngaho, usibye ko bahora bazigenzura buri gihe. Za misile nyinshi cyane zaretswe aho ngaho, kandi hakaba hariho n'icyo bita railroad, ni ukuvuga umuhanda w'amatreni uhuza aho ngaho no ku amazi manini cyane, mbese ku buryo ibikorerwa aho ngaho byose, izo za bombe, izo za misile nk'uko babivuga, hariho hariho za misile zihari Bezia, ni ukuvuga hari ikigo gikomeye cyane munsi muri Missouri, muri Missouri hari ikigo gikomeye cyane kiri munsi aho ngaho, kandi izo za bombe zabo bahora bazigenzura buri gihe, izo za misile bahora bazigenzura buri gihe, nubwo zishaje ariko bahora bazigenzura buri gihe. Urumva rero umwanzi aramutse ashatse gutera, urumva abari muri Missouri bahita ko bayituritsa ako kanya. Nta mpamvu nimwe yatuma Missouri irokoka, kuko yaba ari target. Urumva iyo ngiyo nayo twavuga uko ari igitambo. Iya munani ni aho bita Nebraska. Nebraska ni ahantu naho hameze neza, hari open, mbese hasa nk'ahafungutse, ureba ikirere kimeze neza, kandi ni ahantu harambutse. Ariko munsi aho ngaho hari icyo bita ngo ni Stratcom. Stratcom ni headquarter, ni kuvuga ni ikigo gikomeye cyane cya Amerika, gifite za misile cyangwa zifite za nuclear bomb, amabombe ya nucleaire. Urumva aho ngaho muri Nebraska, inzu imwe yonyine iri aho ngaho yonyine ikontorora ibintu bigera kuri 5. Icya mbere ikontorora icyo bita submarine nuclear, ni ukuvuga za submarine ni wenda twavuga nk'ikintu nk'ubwato bugenda munsi y'amazi, ariko bufite za bombe za nuclear bomb. Urumva aho ngaho ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, bafite iyo nzu imwe, munsi y'iyo nzu imwe hari icyo bita nuclear bombers. Nuclear bomber ni ukuvuga hari indege zishinzwe kuguruka, ziba ziri tayari ku buryo igihe icyo ari cyo cyose zaguruka zifite za bombe nucleaire kugira ngo ziye gutera. Hari icyo bita, bafite icyo bita ICBM, misile za ICBM barazifite, kandi bafite icyo bita satellite alert cyangwa satellite alert. Ino satellite ni ukuvuga yo ikora iri munsi y'iyo nzu, ariko ikontorora ikirere cya Amerika cyose, ku buryo indege yose yabije ihita ko iyibona. Ni ukuvuga aho ngaho niho iyo satellite tuzi ko ziba ziri hejuru, ariko controle y'iyo satellite ibiri munsi y'iyo nzu imwe twababwiye. Ikindi kandi muri iyo nzu munsi yayo hariho icyo bita ni ukuvuga niho batanga message yo kulaunchinga za misile, ku ibisasu bisasu bikomeye cyane, kugira ngo babitere, babijugunye, babyohereze ahantu. Naho ngaho reka tuvuge aha karindwi naho bita muri Colorado. Urumva aho ngaho muri Nebraska ni ahantu uko byagenda kose, ni ahantu hari strategique, ni ahantu hagoye, ni ahantu mbese umwanzi ateye ntabwo yabura gutera aho ngaho. Ahandi ushaka kuvuga naho bita muri Colorado hari icyo bita ngo ni Cheyenne Mountain. Ni ukuvuga ni ahantu bakunze kuvita ni secure bunker. Secure bunker ni ukuvuga aho ngaho ni ahantu bombe izo arizo zose, izo batera zose aho ngaho
ntacyo zahungabanya aho ngaho. Ni ukuvuga ni ahantu abantu bashobora kujya bakihisha aho ngaho, ku buryo ibintu bita ngo ni radiation cyangwa ibisasu byose batera aho ngaho nta kibazo byatera, byaba ibisasu bya chemical, bya bindi ataki ya chemical, nta kibazo yatera. Ikindi kiri aho ngaho icyo bita NORAD aho ngaho muri Colorado, icyo bita NORAD. NORAD ni systeme ireba ikirere 24 hours, amasaha 24 kuri 24. Iyo NORAD ariyo systeme ikontrola ikirere cyose ibiri aho ngaho, ku buryo nayo baramutse bayirashe, wenda umwanzi aramutse ayirashe, ni ikibazo gikomeye cyane, kuko kugira ngo igihugu cyongere kijye ku murongo neza, urumva byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ibyo ngibyo. Icya gatandatu, reka tuvuye vuba kugira turangize vuba, ni state bita ngo ni Kansas. Kansas ni ukuvuga ni state urebye neza, ni state imeze neza, baravuga ngo ni harmless state. Ni ukuvuga ni state y'amahoro, ahantu bakunda kweza ibigori cyane, kandi usanga izuba rimeze neza ku buryo hakunze kuba hameze neza urebye. Ariko Kansas ahangaha hariho za misile nazo ziri munsi mu butaka aho ngaho, ziba ziri aho ngaho, ku buryo umwanzi aramutse ateye byaba ikibazo. Ibi byose ndi kubabwira gutya nuko urebye neza hariho amazu menshi cyane ari hafi y'aho ngaho, cyangwa munsi, ari hejuru y'ibyo ngibyo, ibyo bigo bya gisirikare biri munsi aho ngaho, kandi abantu ntago babizi. Bisobanura yuko baramutse bahateye, abantu batuye aho ngaho bose ntawarokoka. Ni ikibazo gihari. Reka turuvuge ahandi, Washington iyo twita Washington Seattle States, urumva baravuga ngo ni major shipyards. Ifite nuclear submarine, ifite, ni ukuvuga niba bavuze ngo ni major shipyard, ni ukuvuga tuzi uko Washington Seattle iri ku mazi, iri ku mazi. Ni ukuvuga bafite amato akomeye cyane ya gisirikare atwara ibikoresho bya gisirikare. Hari na za submarine, ku buryo submarine imwe yonyine iba ifite za bombe nucleaire cyangwa za nuclear bomb zigera ku 192 gutyo. Urumva rero hakabaho noneho icyo bita Seattle, umujyi wa Seattle wonyine. Umujyi wa Seattle bavuga ngo bakunze kwita ngo ni Cybertruck. Ni ukuvuga ibintu bijyanye na za mudasobwa cyangwa za internet, bijyana na security, uko bakoresha internet, ibyo byose bikorwa muri Seattle, kandi ni ahantu hari strategique cyane. Urumva aho ngaho habaye ikibazo bahita ko bahashwanyaguza ako kanya. Urumva ni ikibazo gikomeye. Reka tuvuge aha kane naho bita muri South Dakota. South Dakota ifite icyo bita, ifite za misile nyinshi cyane, hafi 150, kandi zose nazo bahora bazicekinga buri gihe cyose. Ni ukuvuga naho n'ahantu impamvu bahahisemo cyane cyane nuko naho hadatuwe cyane, nta bantu benshi batuye cyane aho ngaho. Wyoming nayo niyo ya gatatu. State bita Wyoming yo urebye neza ifite abantu bake cyane, naho mpamvu bayihisemo nayo. Ni ukuvuga urebye Wyoming nta kintu bita skyscraper ihaba, nuko nta y'amazu maremare ntago aba muri Wyoming. Urumva na ahantu hatuye abantu bake cyane. Naho hafite izo za misile nyinshi cyane, kandi zishe mu butaka aho ngaho, ku buryo umwanzi aramutse ateye ni ikibazo gikomeye. Aha kabiri naho bita Montana cyangwa Montana, hariho za nuclear bombe zigera ku 150, kandi twavuga ko ariyo ishobora kuba yegereye mu Burusiya, niyo yegereye Uburusiya. Urumva aho ngaho Montana ni ibindi, kuko iri strategique cyane, kandi yegereye mu bice niyo yegereye Uburusiya muri Amerika yose. Nuko nguko. Iya mbere rero nayo ya nyuma ni state bita North Dakota niyo ya mbere, kuko baravuga ngo ifite za misile nyinshi cyane,
za nuclear, kandi ifite communication, ifite za radare zicekinga ahantu hose ku buryo zicekinga aho umwanzi yaza aturuka, kandi bafite communication ikomeye cyane mu gihugu cyose ku bijyanye na gisirikare. Urumva nashatse kubibabwira kugira ngo mumenye uko bimeze. Sindi kuvuga ngo intambara y'isi yose igiye kubaho ariko ibimenyetso byinshi cyane biri kugaragaza uko bishobora kuba, birashoboka kuko ibibazo biri kugenda bigaragara ni byinshi cyane. Hamwe no gusenga turizere ko Imana izarinda abantu ibyo byose. Dukomeze dusenge Imana kugira ngo Imana idufashe hatazaba intambara y'isi yose ya gatatu. Murakoze cyane, iyi information ni nziza cyane kuko ushobora kumenya aho utuye, ukamenya uko uri umwe uri mu bitambo, uri igitambo, waba uri mu gitambo nawe cyatanzwe kugira ngo andi mastate ashobora kubaho neza. Wenda aho ngaho uri nawe ushobora kuraswa mbese cyangwa ukagira ikibazo wenda biramutse bibaye gutyo, ariko nk'uko twabivuze Imana izaturinda, turizeye ko Imana izadufasha. Murakoze mwese, turi kumwe, bye.